yajyanaga nabo. Urumva rero abantu baba bafite iyo mico yo kugira ngo umwana n'ubundi aho usengera uba wumva ari naho wifuza ko n'umwana yakomereza. Inyuma wowe ubibona ute? Ngiye rero ikintu kuba cyazanwa n'umukoroni cyangwa cyazanwa n'umuntu runaka ariko gitanga resulta nziza ntacyo byaba bintwaye. Bivuga ngo nk'urugero niba ushobora kwigisha abantu kwitwara neza, uwaba warabizanye wese upfa kuba nyine witwaye neza kandi bikagirira akamaro sosiyete, ntacyo byaba bintwaye. Niyo mpamvu ntabwo najya kuvuga ngo kubera ko ibintu byazanwe n'umuntu uyu n'uyu 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 ndabyanga. Turabasuhuje mwese abadukurikira kuri channel yanyu nziza Kristo muri twe TV. Amahoro y'Imana babeho, uradukurikira uri mu Rwanda, uri muri Amerika, uri Burayi, cyangwa se uri muri Aziya, Afrika yose, aho waba uherereye hose, cyane cyane inshuti zacu z'Abarundi n'abumva Ikinyarwanda bari ahantu hatandukanye. Amahoro y'Imana babeho. Reka tuvuge ngo umwaka mushya kuko umwaka uri kurangira. Niba bitemeze neza ndagira nkubwire ko ubuntu bw'Imana bwo kugukiza no kugutabara buhari kugira ngo Imana ikwereke ko ari Imana nziza. Ni Imana ikiza n'abantu batabyitayeho. Imana ishime cyane. Hanyuma kuri kamera murabona umugabo mwiza cyane ukuze. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha cyane kubana natwe. Ni umutumirwa dufite uyu munsi muri cya kiganiro cyacu urugendo rwo kwizera k'umuntu. Twamutumiye kugira ngo tusangize urugendo rwe rwo kwizera. Haba hariho imyizerere myinshi. Amazina yawe? Amazina nitwa Nyandwi Remy Claude. Nyandwi Remy Claude, turakwishimiye kwakira hano kuri Kristo muri twe TV. Imana iguhe umugisha kubana natwe. Amen. Umugisha nawe kubana namwe rwose. Umeze neza? Umeze neza ndashimira Iteka. Turakwishimiye, wongereho ijwi gatoya. Yego. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Duherukana kera. Umuryango umeze neza nawe? Umuryango turaho turashima Imana. Mu bisanzwe ukora iki Remy? Mu bisanzwe rero ndi umuvugabutumwa bwiza. Icyo cya mbere. Ariko mu mwuga untunze bisanzwe ndi umwubatsi wabigize umwuga. Uvuga ngo abantu bashaka kubaka bagushake. Abo nibanshake rwose. Tububakira neza. Murakoze cyane kandi kubakirwa n'umuntu w'Imana byo ni iby'agaciro cyane. So Imana iguhe umugisha cyane. Remy, uri umukristo? Ndi uwa Kristo. Kuko biterwa n'ukuntu umuntu abyumva, ariko muri njye numva ntago ndi umukristo komutera, ahubwo numva byaba byiza niswe uwa Kristo. Ubundi se ko ijambo umukristo riva he? Biterwa n'abantu ukuntu umuntu yagiye abyumva. Hari igihe ukura cyangwa se ukavuka ugasanga abantu hari abantu bita abakristo, ariko niyo tugiye mu byanditswe byera tubona hari intumwa cyangwa se abigishwa ba Yesu baje kwitwa abakristo. Ariko bitwa abakristo kubera ko ababarebaga babonaga imico yabo uko bameze, uko bagenda, bakabona koko hari uko bisanisha na Kristo. Abo rero babise abakristo. Ariko kuba bariswa abakristo nuko bamaranye igihe, baragendanye. Urumva umuntu mwabanye mukagendana hari ukuntu ugenda wisanisha nawe. Niyo mpamvu rero nabo muri iyi minsi iyo umuntu yumva ahubwo abarizwa ahari mu bizera Kristo, nawe usanga bose bavuga ati aba ni abakristo. Wisanze ute ku myizerere ya Gikristo? Ukuntu nisanze rero mu myizerere ya Gikristo, urumva abantu benshi bitewe n'aho wavukiye, bitewe n'umuryango wavukiyemo, imyizerere umubyeyi aba afite igihe kinini usanga ariyo wisangamo. Ushobora kuvuka iwanyu wenda ni nk'urugero, reka mfe gutanga urwo rugero gutyo, niba iwanyu ari abasilamu n'ubundi byorohera umwana ko 90% n'ubundi akurikiza iyo nzira y'ababyeyi. Cyangwa se niba uvutse muri katolike birakorohera ko wisangaho. Niba uvutse bari muri ADPR nuko nguko, kuko usanga igihe ababyeyi bagiye gusenga ni ngombwa ko bajyana n'abana. Ko tubibona no mu butumwa bwiza, igihe ababyeyi bajyaga mu rusengero na Yesu yajyanaga nabo.
urumva rero abantu baba bafite iyo mico yo kugira ngo umwana n'ubundi aho usengera uba wumva ari naho wifuza ko n'umwana yakomereza. Nuko rero nisanze ababyeyi banjye barasengaga, nanjye nisanga navuga muri iryo dini basengera rya gikristo. Muri iryo dini rya gikristo wisanzemo n'ababyeyi bawe, wamazemo imyaka ingahe? Uko kigaragara ukuntu uri kuvuga usa nk'utakiri muri iryo dini ry'ababyeyi. Navuga namazemo igihe kigeze nko mu myaka 30. Ni myinshi cyane. 30. Yego. Ni biki ibintu byiza wasanzemo ku buryo uvuga ati mu myaka 30 hari byiza nabonye muri iyo myizerere nabagamo? Urumva imyizerere myinshi wenda cyane cyane navuze aho ngaho, baba bafite discipline bagenderaho. Bati hari ukuntu wenda batekereza umuntu w'Imana agomba kuba ameze gutya. Imico myiza, imyitwarire myiza, gufashanya, gusurana, bakaba bafite iyo migenzo cyangwa se iyo discipline bihaye kugira ngo nyine ugendereho. Ibyo bintu muri iyi sosiyete tubamo ni byiza. Ndakeka nta muntu wakwanga umuntu witwara neza, umuntu witonda, umuntu ugira umutima mwiza. Ibyo ni ibintu byose byiza nagiye nsanga aho ngaho. Iyo urebye muri iyi minsi usanga abantu benshi bayibasira ibintu bijyanye n'amadini, religion, ko ari ibintu byazanywe n'abakoloni ahubwo byasubije abantu inyuma. Wowe ubibona ute? Rero ikintu kuba cyazanwa n'umukoloni cyangwa cyazanwa n'umuntu runaka, ariko gitanga resultat nziza ntacyo byaba bintwaye. Bivuga ngo nk'urugero, niba ushobora kwigisha abantu kwitwara neza, uwaba warabizanye wese upfa kuba nyine witwaye neza, kandi bikagirira akamaro sosiyete, ntacyo byaba bintwaye. Niyo mpamvu ntabwo najya kuvuga ngo kubera ko ibintu byazanwe n'umuntu uyu n'uyu 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 ndabyanga cyangwa mbyemere. Ahubwo umusaruro bitanga muri sosiyete cyangwa n'umusaruro nanjye byantangagaho. Abantu bamwe bavuga ko ibintu bijyanye n'amadini nta musaruro mwiza byazanye mu bantu, cyane cyane hari nk'umugabo witwa Rutanga rw'amaboko, akunda kuvuga ko ari Nyagasani, imandwa nkuru y'u Rwanda. Wavuga ko ibyo bintu ahubwo bikwiye no kuba bicika, abantu bagasubira kuri gakondo yabo, ku Mana y'u Rwanda. Ntabwo nagira ibyo muvugaho byinshi cyane kubera ko wenda njye ntabwo turaganira ngo hari n'abandi babivuga gutyo, kuko nanjye icyo gihe kigeze kugeraho cyo kumva ko ibintu by'Imana nta kamaro. Ariko ku rundi ruhande, nubwo hari igihe ikintu cyakunaniye ushobora kukijajinga, ariko nareba abandi bapapa barimo nkabona ku rundi ruhande bameze neza. Urumva rero biterwa na level uriho muri ibyo bintu, ndetse n'umutima ubijyanamo n'imyumvire ubijyanamo. Niyo mpamvu rero aho nahereye harimo rwose ibyiza, kuko nabonaga imico, imyifatire iraho, nubwo ibyo ngibyo bitandukanye n'ubutumwa bwiza. Yego. Ibyo ngibyo uvuga bihe, iyo myizerere wabagamo, iyo myizerere cyangwa se kwitwara neza, ibyo nta hantu bihurira n'ubutumwa bwiza. Nta n'ahantu bihuriye, kandi buza ni byiza mu bantu. Urumva abantu bagira discipline, babaho neza. Kugira discipline ni kimwe, ari ibyo n'umubyeyi rega uvuka kwereka dore itware gutya itware gutya. Wajya ku ishuri bakakubwira ngo ujye wiga, ujye wirinda ibi n'ibi n'ibi. Ntabwo bavuga ngo abo bose bari kwigisha ubutumwa bwiza. Oya, na sosiyete iyo tuyigezemo ifite amategeko itwereka iyi ni kirazira, ugomba kwitwara gutya na gutya. Hari n'amategeko aba atugenga. Hari abavuga ibyo mu izina ry'Imana rya Yesu, n'ubivuga mu izina ry'ababyeyi cyangwa sosiyete. Biroroshye kwiyitirira ibi. Ni ukuvuga ngo Imana ni imwe. Reka nguhe nk'urugero, hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo ari kuvuga avugira Imana. Nk'ubu aha twicaye hano ndi kubona hari ururabo rw'umutuku. Umuntu utarahagera ariko uhumva ashobora kuhavuga nk'uko ahazi mu bitekerezo bye. Ashobora kuvuga ngo ururabo ruri hano ni ubururu. Njyewe wahageze nahita mubwira hoya, ntago ibyo uri kuvuga ari ukuri. Nuko nguko tumenya umuntu uvuga Imana y'ukuri cyangwa utavuga Imana y'ukuri. Imana ni data, turayizi. Nk'umubyeyi wawe uramuzi. Umuntu amuvuze uko atari, wahita wumva ko atari byo.
iwanyu mu rugo ubu hazi ko hameze. Umuntu ahavuze bitandukanye n'uko hameze, wahita wumva ko ari kwiyitirira nyine. Niyo mpamvu tuvuga Imana tuzi. Murakoze cyane. Mu myizerere wamazemo imyaka 30, wigeze wumva Imana nka data? Usibye nyine kubivuga n'ururimi, ariko numvaga ntago nabyumvaga. Bakabaye babivuga n'iki se bitari ururimi? Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo umutima n'umuntu yizeza akanwa none akabona kukatuza agaciro. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uvuge Imana nka data nuko bibanza kuba igikorwaho mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo nk'urugero, mfite abana nanjye, ntabwo umwana wanjye bizamufata umwanya munini kugira ngo abyigeho abitekerezeho ko ndisi. Nanjye ntabwo byantwara umwanya wo kuvuga ngo reka uyu mwana mbimediteho ko ari umwana wanjye. Oya, ni umwana wanjye kubera ko muri natire yanjye ni njye wamubyaye, ni njye wamubonye, ni njye wamukujije. Ubwo busabane rero ngirana nawe ubwo bunyemeza neza ko ari umwana wanjye, nubwo ntabivuga mu kanwa, nubwo naba afite ubumuga bwo kutavuga, yaba ari umwana wanjye. Ntabwo agirwa n'umwana wanjye ko nabivuze cyangwa ntabivuze. Hari isengesho abakristo benshi bahuriraho ryitwa Data wa twese uri mu ijuru. None wowe ukavuga ngo ntabwo wumvise Imana nka data. Kandi hari isengesho benshi bahuriraho, baba abakatolike, baba abarokore. Iryo sengesho rirazwi, riri muri Matayo niba ntibutse igice neza. Hanyuma kucyumva wowe utumvise Imana nka data, si ikibazo cy'amatwi yawe? Okay. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamenye ukuri. Numumenye ukuri, ukuri aba ariko kubabatura. Ntabwo ryavuze ngo muzumva ukuri. Hari ukumva, hari no kumenya. Hari igihe kangwe nk'urugero, ngewe navukiye Nyamirambo. Abajene benshi bo mu gihe cyanjye muri Amerika, state zaho zose hafi ya zo twaga tuzizi. Hari no kubwiraga street zaho kabisa kabazizi kubera anakakubwira California hari ahantu gutya mu nguni hose akakubwira kandi ataragerayo, sibyo? Uwo yarumvise, sibyo? Ariko ntago aramenya. Kumva rero kumenya no kumva biratandukanye. Ushobora kuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, sibyo? Ariko ugiye no muri rasengesho neza usanga wenda nabyo tuzabijya, ariko igihe barivugiye n'igihe turimo ubu biratandukanye. Niyo mpamvu ubu ngiye ntago ndikoresha. Ni ukuvuga ngo ni isengesho ridakwiye gukoreshwa n'abakristo? Ubu ntago. Kandi riri mu isezerano rishya? Mu isezerano rishya naho wenda ni ibindi twarebaho. Hariya ryavugiwe ni ibitabo byanditswe mu isezerano rishya. Bivuze ngo natanga urugero gutya. Umusaraba niwo ugabanya isezerano rya kera n'isezerano rishya. Bivuga ngo uriya musaraba mbere yawo hari ibya mbere, ariko nyuma y'uwo musaraba haza ibya kabiri. Bivuga rero ngo isezerano rya kera ryagaragazaga uburyo abantu babaga babanyemo n'Imana, bakora ibyo bakoze akaba ari byo bibasha kubabeshaho cyangwa ari byo bizana ubusabane hagati yabo n'Imana. Urumva bishingiye kuri bo. Niyo mpamvu uzajya usanga bavuga ngo utubabarire nk'uko twababariye. Ibaza Imana ikubabariye nk'uko ubabarira. Urumva ni wowe biri kuvaho, Imana igasa nkaho ikopera ibyo wakoze kugira ngo nayo ibyigane. Bivuga ngo nutababarira nayo ntiri bukubabarire. Niho uzajya ubonera mu isezerano rya kera nyine abantu bakunda no kunanirwa kubera ibyo byanditswe bari gusoma ariko batarabasha gukwiriranya neza. Njyewe Imana iri bushingire kuri binakoze. Hari n'igihe twajya gusenga ugasanga ukuvuga ngo ndandikishije, Imana izashingira byibuze kuri aka kajoro naraye ibashe kungirira neza. Wigeze wandikisha nawe? Narandikishije cyane. Urumva? Bivuga rero ngo noneho mu isezerano rishya birahinduka. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Imana noneho yari imanukiye iza gukora ibyabananiye. Usiye no kubabananira byari umugambi wayo. Nabyo wenda twazabirebanya. Rero biriya bitabo bya Matayo, Mariko, Luka na Yohana abantu bakunda wenda kuvuga, nubwo muri Bible ifunguye ubona handitseho ngo isezerano rishya, bivuze ngo biriya bitabo byanditswe mu gihe cy'isezerano rishya, igihe ryari ryaratangiye, ariko bivuga ubuzima bwo mu isezerano rya kera. Sinzi nabyumvikana.
bivuga igihe Yesu yavukiye. Bibiliya tubwira ngo yakuze atwarwa n'amategeko. Bivuga ngo Yesu yavukiye mu gihe cy'amategeko. Kuri wowe isezerano rya kera rishya, isezerano rishya ntabwo ritangirana no kuvuka kwa Yesu. Oya, isezerano rishya ritangira nyuma y'umuzuko, nyuma y'uko Yesu azutse. Muri isezerano, mu isezerano rya kera. Burya se? Yego. None watwandikiye Bibiliya agashyiramo urupapuro nyuma ya Maraki ngo isezerano rishya. Yego, nibyo ndi gusobanura. Bivuga ngo ibyanditse nyuma ya rupapuro ni ibintu byanditswe muri iryo sezerano rishya igihe ryari rimaze gutangira. Ariko ntibivuze ngo nubwo byandikiwe mu isezerano rishya biri gutanga ubuzima bwo mu isezerano rishya. Oya, biratandukanye. Ni nk'uko uyu munsi nshobora kurakonta ubuzima bwanjye bwa mbere ntaramenya Kristo. Ariko nubwo ndi kubivuga ubu nkaba nakwandika icyo gitabo cy'ubwo buzima bwanjye ubu, ntago biri guha abantu ubuzima ndimo. Kereka mvuze nti icyo gihe byari bimeze gutya, ariko uyu munsi noneho meze gutya. Urumva ibyo bintu ni ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ruriya rupapuro ikintu ruvuze ni iki? Ni ukuvuga ngo ibyo guhera kuri ruriya rupapuro kugenda inyuma byanditswe mu isezerano rishya. Ariko ntabwo bivuga ngo ubutumwa burimo buri mu isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo isengesho rya Data wa twese rero ntirikwiye gukoreshwa n'abizera. Umwizera ntabwo yarikoresha. Abantu benshi bararikoresha rero. Nyine ni ukutamenya. Iyo umenya ukuri rwose, nanjye nararikoresheje igihe kirekire. Ndavuga ubwami bwawe buze. None se ubu bwami bw'Imana ninkomeza kuvuga ngo buze ntabwo bwaje. Bwaraje. Hari ikintu mu bwubatsi tujya dukora. Iyo ujya kubaka inzu uba ufite igishushanyo mbonera. Ukavuga ati hano hazaba ibi, hano hazaba ibi, hano nzashyiramo icyumba, hano nzashyiramo ibi. Ukaba ufite igishushanyo mbonera cy'uko ibintu byawe byose bizagenda. Hari igihe kigera ugatangira no kubishyira mu bikorwa. Ukaza kuri tere, ugatangira muri fondasiyo, ukazamura ukubaka bikarangira. Ni ukuvuga ngo niba wubatse byarangiye, cya gishushanyo mbonera ntabwo kiba kigifite agaciro cyangwa kukuyobora. Cyakuyoboraga muri cya gihe wagikoreshaga. Ariko mu gihe wasoje ushobora kukibika hariya nka dokima isanzwe. None igishushanyo mbonera mu bijyanye n'isezerano rya kera gihera he kikarangirira he? Ni ukuvuga ngo wenda dufashe nk'incamake y'ubutumwa bwiza, iyo usomye mu Efeso ni igice cya mbere guhera ku murongo wa 3 kuzamura, haravuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe, kuko yaduhereye imigisha yose yo mu ijuru yo muri Kristo Yesu, kuko yadutoranyirije muri Kristo mbere y'uko isi iremwa, kugira ngo duhinduke abera tutari umugayo imbere yayo. Ngo kuko yagambiriye kubw'ineza y'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Kristo Yesu, cyangwa n'ineza y'urukundo rw'Imana. Ngo kugira ngo, hari ahantu nkunda umurongo wa 10 ugeze aravuga ngo kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteranyiriza ibintu byose muri Kristo Yesu, ari ibiri mu ijuru ndetse n'ibiri mu isi. Ibyo ni umugambi w'Imana yari ifite mbere y'uko isi iremwa. Mu bakatolika bafite indirimbo bakunda kuririmba neza ivuga ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kurema, Imana yari idufite mu bitekerezo byayo. Bivuga rero ngo umugambi w'Imana ni Imana yari ufite mbere y'uko isi iremwa. Nta muntu urabaho, nta biraremwa, ahubwo ari Imana ubwayo mu butatu bwayo, Data, Umwana n'Umwuka Wera bari mu busabane. Nibwo Imana noneho yatekerezaga kurema cyangwa se kubyara umwana, cyangwa kubona undi yuzuramo kubw'ineza y'ubushake bwayo, ariyo ibitekereje ku bwayo ishyiraho uwo mugambi. Urumva ibyo byose biri kuba nta muntu urabaho. None Imana iravuga ati none reka tureme umuntu ase natwe. Yaremye Adamu. Adamu navuga Imana imurema, navuga gute? Navuga yari ishusho y'uwo mwana. Ariko urumva Imana ntago yarema umwana, ahubwo Imana ibyara umwana. Sinzi nabyumvikana. Kugira ngo umwana wanjye yitwe umwana wanjye, si uko namuremye, ahubwo ni uko namubyaye. Kubyara bivuze iki? Yaturutse muri njye. Yesaya niwe bivuze neza avuga ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimisha. Bivuga ngo icyo Imana yashakaga ni ukubona abandi basa nkayo, kuko umwana wawe ni wowe wundi. Niyo mpamvu Yesu igihe yazaga, ijambo ry'Imana atubwira ngo uko abana bahuje umubiri n'amaraso niko yahuje ibyo byose nabo.
ni ukuvuga ngo Imana yari ifite umugambi wo kurema abandi bana, kandi abana b'Imana nabo ni Imana. none se ubu dusa n'Imana kuko tuvugishije ukuri Ibyo cyane rwose, niyo mpamvu mu mubiri no mu mwuka cyangwa mu mubiri gusa. niyo mpamvu turagenda neza gahoro. Ndi kuvuga iyo ncamake y'ubutumwa bwiza uze kucyimbaza, sibyo? Imana rero mu kugira icyo gitekerezo irema Adamu, ariko Adamu imuremye, ijambo ry'Imana tubwira ngo yamuhumekeyemo umwuka aba ubugingo buzima. Ariko Imana ntabwo yari ubugingo buzima, ahubwo Imana yari umwuka utanga ubugingo. Bivuga ngo uwo muntu Imana iremye, ngewe iyo mureba Adamu mufata nka matière première. Matière première ni iki? Ni nk'ikintu ufata kugira ngo uzagikoremo ikindi. No kuri telefone, kugira ngo ibe telefone hari matière première zayikoze, itangana no produit final yo telefone ndi gukoresha. N'Imana rero yari iremye Adamu, ariko kugira ngo wa mugambi wayo cyangwa rwa rukundo rwayo irumusakazo rumuhindura uko Imana yo ibishaka. Adamu rero uwo ijambo ry'Imana twereka ko yaje gukora icyaha. Gukora icyaha no guhusha intego, amati. Guhusha intego ni ukuvuga ngo Imana yo niyo yari yamuremye, niyo ifite plan. Adamu nta plan yayazi, agomba kureka umugambi w'Imana kuri we ugasohora, uwo kumugira nkayo, wo kumubyara. Ariko Adamu we yaje kumva ijwi rimubwira ngo ahubwo nurya kuri iki giti, buriya hari icyo Imana yabahishe, nukiryaho nibwo uzamera nkayo. Muri make nugira icyo ukora, urumva nawe washakaga kwisohoreza umugambi w'Imana, abahushije intego gutyo. Ariko ubundi Imana yo rwose twakundaga no kubivuga abantu bose bizera Kristo cyangwa bavuga ngo bari mu madini barabivuga, nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Uwo mugambi yari yarateguye mbere y'uko isi irema. Imana rwose yagombaga kuwusohoza nta na kimwe kivuyeho. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibihe bikwiriye bisohoye, yohereza none umwana wayo wabyawe n'umugore, kugira none ngo aze gusohoza wa mugambi wo kutugira abana. Imana rero yasohoje umugambi gute? Yohereje Kristo. Kristo ariko nawe aza muri ordre ya Adamu. Niyo mpamvu yaje yitwa Adamu wa nyuma. Kamvuga n'iki kintu kuri Adamu. Adamu nawe bivuze iki? Adamu bivuze urubyaro. Adamu abantu benshi bataramenya ukuri bamufata nka papa Kayini nyine. Papa w'abanyabyaha. Papa wa Kayini. Mbese hari Adamu hakaba Eva, bahuye bakabyara Kayini na Beri, n'urubyaro rugakomeza. Ubwo ni ukureba Adamu mu buryo bw'umubiri. Ariko kureba Adamu mu buryo Imana imubonamo, imurema yari iremye isi yose, yari iremye abantu bose. Bivuga ngo muri we niho isi yose iri, muri we niho ab'umubiri bose bari. Bivuga ngo na Adamu mbere y'uko abona Eva, Imana yo yaramubonaga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ihagarara mu itangiriro ikabona iherezo. Bivuga ngo na mbere y'uko Eva asohoka muri Adamu mu buryo bw'umubiri, Imana yari ibizi ko Eva murimo. Niyo mpamvu yamusinzirije imumukuramo, amubonye abona ko nakara ko mu mara yanjye, aramubona ko yaturutse muri we. Nubwo na Adamu na Eva bamaze kubaho batari bakabonye Kayini na Beri, ariko Imana yo yarababonaga. Bivuga ngo yarababwiye mwororoke nyine mugwire isi, muri make muri mwe harimo urundi rubyaro. Niyo mpamvu n'abana babakomotsemo. N'abo bandi bataraza abana babakomotseho, Imana bo yarabarebaga. Bivuze iki cyo nshaka kuvuga? Nuko igihe Imana yari iremye Adamu tubona uriya nk'umuntu umwe, iyo ntabwo yamubonaga nk'umwe, yamubonaga nk'urubyaro. Niyo mpamvu icyo Adamu ari bukore bose baraba bagikoze. Hanyuma tukiri ku myizerere wamazemo imyaka 30, wafata gute ikintu kijyanye no kujya mu ijuru no kujya mu muriro? Numvaga ari urugendo rukomeye, kuko numvaga hari icyo bisaba. Hari urugendo bisaba kugira ngo ni ya discipline nyine. Buri dini riba rifite ibyo kubahiriza kugira ngo ujye mu ijuru. Hari abashobora kubwira ati bisaba kusenga cyane kugira ngo ujye mu ijuru. Wowe wasabwaga iki ukabona urabikora cyangwa ntubikora? Byari bigoye. Urumva nagombaga
kuko abenshi bavugaga ko nyine n'intungane bwira icumuye gatanu kandi nkabona ko mu ijuru nta cyaha kizajyayo kandi nkabona ndabikora buri gihe bigasaba rero ko nirirwa ngerageza. Ndabyibuka hari umushuti wanjye bitaga Felix tukiri abana ko twarasengaga cyane kabisa aho twabaga turi. Hari igihe twabyukaga njye nawe tukavuga ngo tugiye, nubwo bavuga ngo n'intungane bwira icumuye karindwi, njye nawe ntabwo turi bucumure, tugiye kwifunga n'ibinakunda twiyima abantu dusenge. Yakundaga Imana, ndamwibuka afite na sister bita Christine, sinzi niba anakiriho. Twavuga ngo turasenga mpaka ku buryo tutari bucumure, ariko bikarangira n'ubundi ducumura. Habona rero iryo juru sinzi. Iyo wacumuraga nk'uko nyine kandi uzi ko utagomba gucumura, uzi ko icumuye utazajya mu ijuru, wumvaga umutima wawe ubaye uti? Bien sûr kurababara, kuko uba wumva ko intego nyine utayigezeho. Ariko hakaba hari n'indi nzira wenda yashyizweho mu gihe byakunaniye, hari intebe ugomba kujyamo ugasaba imbabazi. Sibwo si iyo nzira nyine. Ikibazo iyo nzira, niba nsabye imbabazi nkagenda birongera bigaruke, wongere uzisaba. Nongere, kandi ntabwo twazisabaga bya buri gihe, byarategurwaga n'itorero igihe tugomba gusabira imbabazi. Igihe usabira imbabazi ukongera ukagaruka, gutyo gutyo. None rero niyo mpamvu wasangaga cyangwa no mu mitima y'abakristo benshi usanga uvuga ati Mana ninjya gupfa uzabanze umpa umwanya wo kwiyeza, akumva ko iyo time ako gace afashe ko kwiyeza ariko gatumye ajya mu ijuru kubera amagambo n'ibyiyumviro agize. Cyane mpamvu uzajya usanga umuntu niba tugiye kujya gushyingura abantu bababaza yapfuye gute, kugira bumve ngo niba yasambaguritse cyane yabanje wenda gukora amamuvuma. Ariko iyo wapfuye usamba ntabwo bagiye mu ijuru. Nyine nibyo urumva uba uri kurwana ngo nabyo ni iki. Urumva rero ako kanya ka nyuma niko kaheshaga abantu ijuru, cyangwa se guhora urumva kwereka Imana bavuga ko yaratinze, twahoraga twumva ko igiye kuza, ugahora ugerageza kwiyeza, ariko ugasanga n'ubundi nubwo wiyejeje ukumva bibaye byiza yahitiza ubu ngubu nyine yamaze kubikora, ariko ugasanga n'ubundi gishyushye utarandura ntabwo ije. Hari ibintu nagiye mbona mu madini ngo handi nyine uba umaze kwiyeza bakavuga ati nimusohoka mugiye mu isi hariya hanze, harya hajya imbere hari mu isi cyangwa nawe hari mu ijuru. Urumva nyine mu idini bakunda gutandukanya, navuga place zisanzwe zo mu isi. Nk'ubu ngubu ahangaha dushobora kuheza twata ahangaha ni igicaniro cy'Imana, tuhagire wenda ko ari nk'ijuru ngo ryahamanukiye. Noneho kumva ko nyuma ya gate hari hanze. Niyo mpamvu nyine usanga badakunda no kwishanya ngo nabo bisi, cyangwa se niba ugiye no gukora mariage ntabwo wemerewe kubana n'umuntu wa hano hanze yaho paka ureba baha hafi. Urumva ni ukwirimita. Niyo mpamvu nakubwira ngo iyo mitekerereze abantu baba bifite nyine no kuba ataramenya ukuri, nta hantu bihuriye n'ubutumwa bwiza. Ukiri muri iyo myizerere wumvaga uri intungane cyangwa wumvaga uri umunyabyaha? Ntari umunyabyaha. Ntari umunyabyaha rwose wemewe. Ariko nyine uhora asaba imbabazi. Mbese iyo wabaga wazisabye niwe watunganaga nyine? Urumva nyine gutungana nabwo ntabwo nabyizeraga neza niba nanazisabye neza, kubera ko niyo twazisabaga hari icyo badusabaga bita ikiru, ukabanza ugatanga n'icyo kiru kugira ngo bikunde. Hari n'igihe wenda washoboraga kuvuga ngo wenda wagisabye nabi. Iyo ni imyizerere ya mbere nabayemo, ariko niyo nakurikijemo nayo byajyaga kuba stili ijya gusa. Noneho hari indi myizerere wagiyemo n'iyi? Nagiye mu yindi myizerere nayo y'abaprotesta, nayo nyajyamo, urebye nayo yatumye ngera no ku butumwa bwiza, kuko urumva yo nayigiyemo numva, kuko nyina nakunda kujya mu bintu nkabijyamo wese. N'ibyo bitaga iby'isi yo nabijyagamo nabigiyemo wese, ntago mvuga ngo mfite barriere. Iyo ngiye mu kintu nkijyamo wese. Urumva ngiye na muri ibyo by'Imana nyine mvuga byo wa protesta nabigiyemo wese. Mbasha no
kuzajya mpura wenda n'abantu babirimo cyane, ariko nza gusanga naho nubwo aho narindi naho uko babigenzaga the same naho ngaho niko babigenzaga. Nabo ni ugukora, gusenga cyane, niba n'ibyaha byakunaniye wiyiriza ubusa kugira ngo biveho, kuko ndabyibuka nigeze kugira challenge nkazambaza umushumba ko ari icyaha mbona cyananiye, icyo ngicyo gikurwaho no gusenga no kwiyiriza bene uwo mudayimoni. nkazajya nirirwa nsenga niyiriza ubusa, nkabona biranze. Noneho hagira n'inshuti ahantu hose nari maze gufata discipline yuko ahantu mba hagomba kuba hari icyumba cyo gusengeramo. Njyewe wenda simfata time cyane yo gusenga kuko ntago byari byakaje, ahubwo nkabona abashuti banjye bo baza bakagisengeramo bakararamo bakirirwamo, akaba yamaramo n'iminsi ngaho. None se uva mu myizerere ya mbere wari uhunze iki kugira ngo ujye muri iyo y'abaprotestant? Urebye nta kintu do special. Oya nkawe kubwawe njyewe nyine ukuntu kuko ntago wenda navuga ngo imwe nayikunze kurusha indi. Njyewe urumva navukiye mu idini rimwe, ngiye gukora ubukwe narongoye umudamu wari uvuye mu basilamu yaragiye mu rindi dini. Mu kwicarana nenda mbwo ke njyewe ndi kuko iby'amadini ntago byaga bimfashaho cyane. Shobora kujya muri iryo dini ryanjye n'ababyeyi banjye barimo, shobora kujya muri iryo dini wanavuyemo kubera famiye urabizi yabo nabo baba bambwira ati wataye idini ngene mu basilamu, nkabwira njye n'ikanzu nayambara ntacyo bintwaye, icyo nshaka ni wowe ntago nshaka idini, cyangwa se n'iryo wagiyemo narijyamo turisezeraniramo iryo rye. Ariko nabo ndababwira ni mumpe time, njye ntago navuga ngo nava mu idini njye mu rindi, n'igihe numva bizazira nibwo nzarizamo. Byamfashe time, byamfashe igihe kubera nari mfite imico igaragara n'amaso itari myiza. Nawe wiyizi ab'inyamirambo bo barabizi, abantu benshi bari bansiye gukora ibintu byinshi nyine by'urubyiruko rw'aho ngaho. Si ukuvuga ko wenda bose babikora, ariko bamwe muri bo nyine bo twagendanaga icyo gihe ntabwo byari byiza, n'umubyeyi wese wabirebaga ntabwo yabonaga ko yifuza ko umwana we amera gutyo. Noneho nkoze n'ubukwe ndabikomeza, nkomeza gutyo nyine wagira ngo nta n'icyabaye. Gukorera n'ibyaha nakubwiye, hari abantu baba basenga bafite discipline nziza. Madamu nawe akambwira ati nyamara nureke ibi bintu Imana izaduha umugisha. Ariko kubyumva nyine simbyumva, nkabitekereza igihe mbona nagiye mu bibazo, kandi nabitewe n'ibyo bintu byose nabaga nagiyemo. Nibwo nagiye mbitekerezaho, ndavuga ko wasanga na bya bintu byabo bikora, reka shifting ndebe bijyamo jya mu barokora. Cyoze biramfasha, mpindura ko nagaragaraga, imyenda nambaraga irahinduka, ntangira kwambara bijyanye nyine na discipline y'itorero, kuba umwana mwiza ugenda nyine yigengesereye. Ibyo byose biramfasha nyine muri iryo dini rindi narengeyemo. Ariko navuga niho nahuriye na challenge zanatumye nshaka kumenya neza ubutumwa bwiza. Hanyuma ubutumwa bwiza uvuga ko wamenye ni ubuhe butumwa? Ubutumwa bwiza rero namenye nyine butandukanye n'ibyo wahoze ubamo imbere hose. Urumva aho hose nagiye ari ahambere n'aha kabiri narwanaga n'ibyaha, ariko ibyaha bikananira bikandusha imbaraga. Ndanabyibuka hari ahantu nakoraga, nkunda guha abantu ubwo buhamya. Hari ahantu nakoraga, urumva aba engineer tuba twishyura abakozi n'iki buri kwezi cyangwa mu minsi 15. Nk'urugero nafite abakozi 20 ngomba kubishyura nka miliyoni 3. Nkabwira boss mpa miliyoni 4. Kubera yizenda umurokore arita yama, ntago yumva ko Remi abeshya, agita yama. Urumva ndibye ku ruhande rumwe, najya muri church ngatanga. Niba ari umumama waje afite ikibazo ninde uri umufashe, nkahita nzamura ngatanga. Niba ntanze bakansengera, Imana isubiza aho ukuye. Nkabitekerezaho nakuye he, ibaza isubije aho nkuye. Normal abantu bari kwishima, uwo mfashije ari kwishima, ariko mu mutima wanjye humva ndababaye ko ni kubaye amafaranga yabonye ariko nayibye. Ariko nta muntu uri kubasha kubona ko nayibye.
aho none natangiye kubonera ko Imana ntago nayibeshya ariko abantu bo kubamasika nkababeshya birashoboka. Ushobora kubana n'abantu gutyo he. Nanone nkabona nk'ahantu nabaga nicaye kuri kontwari n'abantu turi gusangira byeri, nta muntu wabeshyaga cyane, nta muntu, iyo nangaga umuntu ngiye nahitaga mbimubwira cyangwa, ariko muri church washoboraga gusuza umuntu Yesu ashimwe, ariko mu mutima wari kubaka iyo wapfaga cyane no kugusabira nabi. Ntangira kubona nyine imitima, kuko urumva abantu niba bari kuvuga mu barakorera bakunda kuba bafitemo amagambo menshi, kuzajya yumva umuntu wemeraga ko ari umuntu w'Imana wirirwa unavuga Imana uzamfashe ungire nka kanaka, ukumva yakoze ikintu wowe utakora, ukumva agira urwango ruteye ubwoba. Sometimes ukumva kubera twanihanaga ibyaha, kuva umuntu ari kwihana wenda yasambanye, njye nkumva ibyo bintu biri kure nyine yanjye, kuko numvaga maze naranabihaza ari ibintu ntanajyamo, ariko nkumva umuntu nemera biracyamubaho. Niyo mpamvu rero natangiye gutekereza kuri iyo Mana ndiho nyine, nkora ngira rimwe na rimwe nkumva ko hari igihe izantwika, abandi bagirire neza, si no kuntwika ngo mpite mpfa, omoye izantwika igihe cyose, mbabare byiteka, abandi bari kwenjoyinga byiteka, nkumva ntangira kuyidutaho. Nibwo rero naje guhura Rebyuka, hari abakozi b'Imana akundaga bakomeye hano mu Rwanda banazwi, nirwaga nambaye amakutera mbumva kugira ngo nzamere nkabo. Hakabamo n'umwe nakundaga cyane ko nawe yari umu engineer wakirijwe kuri kontwari nkanjye, nkisanisha nawe, abantu benshi wenda baramuzi. Ariko babona inzira zose nkanajyayo nawe ngasanga kubera amasengesho menshi abantu izo nzira ziranga. Kubwo amahirwe naje guhura n'undi mu engineer nanashimira cyane inshuti yanjye, bamwita Emile Nshimiyimana. Yanditse igitabo kivuga ngo ijuru ntirikorerwa. Nabonye icyo gitabo, titre yakira abanzi irankanga. Twakoreraga ijuru none ntirikorerwa. Urumva nabaye challenged cyane. Ndagisoma, none bya bindi by'abana nyine kugisoma, ngiha n'abashumba banjye, nayo mfite abashumba benshi, ariko ngiha nyine uwo nabonaga bakuri. We aranchallenginga nyereka ko ijuru rirakorerwa, ahubwo ibi bintu ni ubuyobe. Numva ndababaye kubera ukuntu bye byanshimishije, ariko Chris nagisomaga numva nari ntaranamenya gusoma Bibiliya neza, ntangira kuzana noneho nisomera, aho kugira bansomere nkazansoma, kuko kiragayidinga neza. Ibintu bitatu by'ingenzi wavumbuye muri icyo gitabo, uburyo uvuga ati ibintu byamfashije guhindura imyumvire nari mfite. Ikintu cya mbere icyo gitabo cyanyeretse ni uko nta muntu wabona ijuru arikoreye. Wasanze ari byo? Niyo cyane, kuko nigeze kukwereka kuri Adamu wa mbere uko byari bimeze. Nari ngeze ahantu nari nakubwiye ko Kristo nawe yaje muri ordre ya Adamu, bivuga ngo Kristo nawe aje nk'uko Imana yabonaga Adamu ikamubonamo bose. Kristo nawe ijambo ry'Imana avuga ngo Imana yabumbiye abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko bakiza bose. Wa muryango wa Adamu wari waratsinzwe, Yesu aje yawubumbiye muri we. Nshatse navuga nti niba turi abantu batanu hano, ntago Yesu avuka yaje ari uwa gatandatu kugira ngo byumve neza, ahubwo yaje ari ubumbira ba bantu batanu muri we, kugira ngo data namureba amubonemo ba bantu batanu. Niyo mpamvu icyo twari dukeneye cyangwa se icyari kidukwiriye nk'abanyabyaha ni ugupfa. Rero Kristo apfa, ntago yapfuye wenyine, nta nubwo yabambwe ngo tubamburwe nk'uko abantu bakunda kubivuga, ahubwo abamba twabambanywe nawe. Kubera iki? Kubera ko twari muri we. Apfa dupfana nawe kubera ko twari muri we. Azuka tuzukana nawe kubera ko twari turi muri we. Bivuga rero ngo niyo mpamvu kugira ngo duhinduke abakiranutsi, nuko umurimo Yesu yakoze wo gupfira ku musaraba, wa muryango wose wa Adamu wari upfuye. Ariko mu kuzuka nanone hazuka icyaremwe gishya. Bivuga ngo hari verse ivuga ngo muri Kristo niho Imana yiyungiye n'abari mu isi bose nta bicyo bari ibicumuro byabo. Izo verse ntago najyaga nzumva muri church imbere aho twasengeraga. Urumva muri Kristo huzuyemo Imana, ni Imana ubwayo yimanukiye yambaye umubiri, yuzuye muri we. Ariko no muri ubwo bumana, muri uwo muntu muri Kristo, Imana ihuriyemo n'umuntu. Bivuze ngo Imana n'umuntu bahindutse umwe muri Kristo Yesu. Bivuga ngo mu gupfa kwa Adamu wa nyuma ari we Kristo, umubiri wa mbere cyangwa Adamu wa mbere yarapfuye, hasigara ubumana. Niyo mpamvu mu kuzuka icyaremwe gishya ni umuntu Mana cyane Imana muntu.
niyo mpamvu tukita icyaremwe gishya. Icyo cyaremwe gishya rero naje gusobanukirwa ko uko Imana iri niko kiri. uyu munsi noneho bya bindi washidikanyagaho by'uko utari intungane ubu uri iki? Ubu ndi umwana w'Imana. Amen. Uko data ari niko ndi. Uyu munsi bimwe washidikanyagaho by'ijuru, uyu munsi bimeze bite? Bafite ijuru. Ijuru ni iki? Naho Imana iba. Ko abantu ntabwo bajya babitekereza. Ijuru ntabwo ari hejuru. Uko twiga muri geography batwerekaga isi umubumbe uko umeze, tukabona n'indi mibumbe gutyo. Uvuze ngo Imana iba hariya, none sindi mibumbe noneho umuntu wawugeraho yavuga ko Imana iri he? Abandi bakavuga ko Satani aba hasi. Ariko ibyo ni amashusho. None waje kumenya ko ijuru riba he? Ijuru riba muri njye. Ubu nta nubwo kigiye mu ijuru. Umwana ntago agiye iwabo, umwana avukira iwabo. Icyaremwe gishya cyose kivukira mu ijuru. Umwana w'Imana kugira ubyumve neza, navukiye mu rugo kwa data, no mu buryo bw'umubiri kwa mama umbyara. Ntago nigeze nkora kugira ngo nzajye kwa mama. Abakristo bategereje kuzajya mu ijuru urababwira iki? Kuvuga ngo nibumve neza ubutumwa bwiza, kuko nta kuri barimo. Yesu navuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yatujyanye yo gute rero? Igihe yatwambaraga akamanuka mu rupfu akatujyanayo, igihe yazukaga akatuzamukana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo none twicaranye nawe no mu ijuru mu buryo bw'umwuka. None se niba wicaranye nawe kuki uvuga ngo uzajyayo? Bivuga ngo abantu bategereje kuzajya mu ijuru ntago barumva ko bahicaye, ntago bari bamenye ubutumwa bwiza. Turagushimiye cyane. Tuzongera tugutumire mu kindi kiganiro noneho dusobanura ubwo butumwa, ujye ibwina mu bwiru bwabwo rwose. Imana iguhe umugisha cyane. Reka tubwire abadukurikiye baze gukora subscribe, comment ndetse na like, basharinga ibiganiro byacu. Ikibazo wagira ugishyire muri comment, ejo cyangwa ejo bundi undi munsi tuzabona mwene data Remy adusangiza none iryo hishurirwa ryatumye amera uko ameze uyu munsi. Amen. Urakoze cyane Remy, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane.